Amahoro y'Imana akomeze abane namwe. Njyewe ndi Yves, umushuti wanjye yari yambwiye ngo mufashe kuba yakoresha template muri Premiere, mufashe ikintu ashobora gukora kugira ngo akoreshe abashe kuba yakwandika amazina muri video ye, amazina ya social media, YouTube, Facebook, abashe kwinsatingaho utuntu ashaka tuba pad. Mujya mubona udutext tuba tumeze neza mbese mu tungutu muri video. So kugira ngo mufashe nanafasha n'abandi, nahisemo kuba nakora ka video gatoya nk'aka ngaka. Ntabwo nsanzwe nkora amatutorial, ariko I chose yuko nagakora kugira ngo kabe kamugeraho n'abandi bazabikenera nabo bazabashe ku benefitinga. So nabahaye link, urareba muri description y'ino video, urabonamo link. Ukanda kuri link irahita ikuzana hano, ni kugeza hano uradownloadinga kuri Google Drive, right? Downloadinga aka kantu, ukirangiza kukadownloadinga karaba kagezemo nta ribi, urahita extracting gafite wongera ufungure hano we extracting n'aka ngaka. Ariko aka ngaka ko extractinga biraza kugusaba password ariyo password ni tumushimishe mu nyuguti ntoya, tumushimishe, nayo nayishyize muri description, wayikopi ugapestinga. Ubwo extractinga byarangiye, none iyo step ukirangiza kiba gikurikiye none nukuza muri Premiere ugakora ya video yawe. Tuvuge muri Premiere ufitemo sequence already irimo iraranginga, ushaka gushyiraho yama templates, urahita uza hano kuri Windows, uzikande kuri graphics. Numara gukanda kuri graphics urahita uza hano, urabona kuko ngewe yenstayemo nta kibazo, ariko wowe utayifitemo urahita ukanda kuri no buto ya add. Iyi ngiyi tukanda kuri aka kabuto, nurangiza ushake ya template yaho wayidownloadingiye, njya hano iri muri templates. Uhita uza muri social media, utodoketinga akantu kanditseho ngo more graph, ino folder ya nyuma ya more graph, tukanda OK. Girambwiye ngo this folder already has been added, you click OK. Noneho urahita uza muri ya more graph yawe, muri browse urahita ubona noneho liste y'utuntu twinshi kudu social media. Harimo Twitter, Facebook, Instagram. Reka tuvuge Twitter, duhite duterura ka Twitter tukarambika hejuru ya video yacu. Kamaze kugeraho akanuza ka Twitter, noneho urahita ugakandaho. Ukigakandaho karahita kakujyana hano kuri edit, editing ubwo Twitter. Reka tuvuge ko Twitter yacu yitwa Rwanda Today, niyo Twitter yacu yitwa Rwanda Today. Noneho text ubwo twahita dushyiraho ngo follow. Okay, text uhindura icyo ushaka. Harimo text ya mbere na text ya kabiri, uyihinduramo icyo ushaka. Amakurere nayo wayahindura, wayeditinga, opacity wayihindura, ikintu cyari cyo cyose wabihindura. None ushaka kumbaza ngo kuki hariho ino background. Ino background ntabwo ari ikibazo, kuko ushobora gukandaho gutya ugahita uza hano handitse off background, igahita ivaho, agasigara rya jambo ryacu gusa. Hano urabona ko ijambo ryacu hari amagambo atari kugaragara. Tuvuge urugero rino y'umukara, nimba n'umukara utari kugaragara neza, ushobora no kuwuhindurira nawo ibara, ukawuhindura umutuku, cyangwa ukawuhindura icyatsi, cyangwa ukawuhindura umweru bitewe na company yawe. Ushobora no kuba company yawe ifite color palette y'icyatsi, ugahita ushyiramo icyatsi, you see, ukaba wayikora uko ushaka. Ibintu byose birahinduka, opacity irahinduka ya logo, size ya logo irahinduka, position ya logo irahinduka, position y'amagambo irahinduka, ikintu cyari cyo cyose kirahinduka. Ariko iyo ushaka kubijyanira rimwe byose bitakugoye, ushobora kuza hano muri object, muri position isanzwe, kuri effect control, ugahindura position yabyo. So urakoze cyane, mweretse ku ya Twitter, ariko ntibivuze ko ariyo irimo gusa, kuko hari n'izindi. Harimo ya Facebook, harimo everything, almost everything wakenera ku kintu cya social media kirimo rwose, almost everything. Wanashaka na Reddit irimo, edit,
byose birimo rwose. Facebook birimo byose, social media yari yose washaka irimo. So amahoro y'Imana akomeze abane namwe. Jye nari Tufashime Sheikh kandi ndabakunda cyane. Ciao ciao.